n'amakabiri cumi na kabiri kubangaye iti Ntimwice abagore batazadutera umwaku igihe cyo kwica abagabo gusa. Hagati ya hose byari byaracendekeye biti cyangwa umugore wa mugabo. Agira ati ku itariki ya Mata nahunganye n'umwana wanjye mva mu rugo, nahuye n'abashiki bacu babiri, amacure wari ufite indangamuntu igaragaza ko ari umuhutukazi na Suzanne w'umututsikazi. Twashakaga kujya mu Bugesera ku birometero five tuvuye i Kigali, akaba ariho ababyeyi banjye babaga n'abana banjye babiri. Icyakora twumvise ko mu mihanda yose iva mu mujyi harimo za bariyeri, dufata umwanzuro wo kwerekeza mu mudugudu muto wari mu nkengero z'umujyi wa Kigali kwa Gahizi mwene wabo we Macure nawe wari umuhamya wa Yehova. Gahizi wari umuhutu, yaratwakiriye kandi yakoze ibishoboka byose kugira ngo adufashe, nubwo baturanyi be bamushyiragaho iterabwoba. Abasirikare n'interahamwe bamaze kumenya ko Gahizi yahishe abatutsi baramurasha. Abasirikare bamaze kwica Gahizi baratumanuye batujyana ku ruzi, bagiye kutwicirayo twategereje kwicwa dufite ubwoba bwinshi. Mu buryo butunguranye havutse impaka nyinshi mu basirikare, maze umwe arababwira ati Ntimwice abagore batazadutera umwaku. Hanyuma umuvandimwe umwe wari wadukurikiye witwa Twahirwa André, wari umaze icyumweru kimwe abatijwe, yashoboye kutujyana iwe. Nubwo abaturanyi be byamaganye, ku munsi wakurikiyeho yaraduherekeje dusubiza i Kigali, aho yumvaga ko yatubonera ahantu hari umutekano. Yadufashije kunyura kuri bariyeri zari ziteje akaga cyane. Macure niwe wari uhetse umwana wanjye kugira ngo nibaramuka badufashe umwana arokoke. Jye na Suzanne twari twakiye indangamuntu zacu kugira ngo batamenya ubwoko bwacu. Hari bariyeri twagezeho, interahamwe zikubita Macure ziramubwira ziti kuki ugendana n'abatutsikazi, ntizemeye ko jye na Suzanne turenga iyo bariyeri. Bica Macure na André barakomeje bajya kwa Rwakabubu. André n'abandi bavandimwe babiri, Simon na Mathias, bari haze baraza maze badufasha kurenga iyo bariyeri. Hanyuma banjyana kwa Rwakabubu, naho Suzanne ajya kwa mwene wabo. Icyakora icyo gihe kuguma kwa Rwakabubu byari biteje akaga cyane, ariko abavandimwe bashoboye kunjyana ku nzu y'ubwami bibagoye cyane. Asanga abandi bahamya bari bahishe. Icyo gihe hari abavandimwe n'abashiki bacu 10 abatutsi hamwe n'abandi bari barahungiyeyo. Akomeje kumbera indahemuka yanga kunsiga, yarambwiye ati niba kwica nkarokoka nzarera umwana wawe. Ntimwice abagore batazadutera umwaku, iki ni igihe cyo kwica abagabo gusa.